Saba fagitire ya IBM buri gihe cyose ugize icyo ugura kuko hari byinshi bikugarukira. Urabona inyungu mu bikorwa by'iterambere ry'u Rwanda kandi ugira n'amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi birimo televiziyo za flat, ama laptop, ama telefone ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Biroroshye cyane. Saba fagitire ya IBM wandikishaho nimero ya telefone yawe. Bityo ujye mu banyamahirwe batsinda buri munsi na buri byumweru bibiri. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara ku murongo wacu utishyurwa ari wo 3004 cyangwa ukohereza ubutumwa bugufi kuri 4152 aho ubanza kwandika ijambo RRA. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Dusore neza, twubaka u Rwanda twifuza. Tubahaye ikaze mu kiganiro cy'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Nge ndi Uwitonze Jean Paulin mugiye kubana muri iki kiganiro. Muri iyi minsi ikigo cy'imisoro n'amahoro gikomeje ubukangurambaga bwa IBM aho abanyamahirwe menshi bakomeje gutsindira ibihembo bitandukanye birimo ama smartphone, ama televiziyo, ama laptop, amayinite ya telefone yo guhamagara ndetse n'ibindi bihembo byinshi bitandukanye. Ni mu rwego rwo gushishikariza buri muntu wese ugize icyo agura gusaba fagitire ya IBM kugira ngo umusanzu abatanze ubugeze mu kigega cya leta. Dore rero bamwe mu banyamahirwe bamaze gutsindira ibihembo biri muri iyi tombola ya IBM. Yibanye Wizera Eustache natsindiye laptop. Watsindiye laptop, urumva ijya kukumarira iki mu buzima bwawe busanzwe? Mu buzima bwanjye busanzwe laptop ngiye kujya nyishyiramo amabanga yanjye, ngikoresha n'ibindi bintu ku mpande byo nzajya nunguka byo guhikoresha. Iyo bampaye fagitire ya IBM n'ubundi haba harenzeho amafaranga yanjye aba yarenzeho n'ubundi ngiyewe ningiye mba nishyuye umusoro. Iyo arenzeho rero n'ubundi ntibame fagitire ya IBM umucuruzi arayatwara akayashyira mu mufuka we. Ariko iyo bampaye fagitire ya IBM mba ninjije amafaranga mu gihugu, bakaba batwubakira amashuri, bakadukorera imihanda, bakaba badukorera n'ibindi byinshi. Kandi noneho ukanatsinda ukabona laptop nk'iyi. Nkanatsinda nkabona laptop nk'iyi. Sinzi ko sinigeze nanabyumva kuri radio yuko umuntu mwashyizeho ibihembo. Ngiye nuko n'umundi gusa nsanzwe ngura bakama fagitire. Kuko nari mbizi neza yuko atamaye fagitire n'ubundi abanyereje umusoro wa leta. Ngiye cyo nashishikariza buri munyarwanda wari we wese nuko yajya kugura ikintu yakigura agashyirishaho nimero ya telefone, akakana fagitire ya IBM bakamushyiraho nimero ya telefone. Ndetse byaba ngombwa ahubwo banayimwima akaba yanareka kugurira muri alimentation, akajya kuguriraho bamuha fagitire ya IBM bakamushyiraho nimero ya telefone kugira ngo nawe abashe gutombora. Igihugu ni icyacu muri rusange n'icy'abanyarwanda twese. Nitwa Habincuti Theoneste, ndi umutekinisiye nkora intebe z'amadiva, kubaza, gukora amaparafo. Iyo ngiye kugura ikintu cyose ntekereza 18% niyo mbanza kurebaho inyungu ya Rwanda Revenue. Niba nguze ibintu by'ibihumbi 100 cyangwa 200 mpita nihutira kureba 18% yinjiye mu isanduku ya leta ese ingana gute. Icyo nicyo kintu nabaga mfitiye igihe cyose intego yanjye. Buri munsi ne yabaga n'ikintu cy'1500 agafagitire nakakaga. None ndishimye kuba bashe kubona ibihembo, ndakangurira abantu bose abo dukorana, abo duhura, arabamotari ngendaho kuri moto kenshi cyane mu kazi kanjye. Buri muntu wese nzamubwira ikiza cya IBM. Banyita Bizimana Fidele, natomboye smartphone, naguze amarangi naka fagitire ya IBM, barayimpa ngo manyaka, barampamagara mu banyamahirwe batomboye smartphone. Ntumvise binejeje cyane kuko numvaga ko yenda bidashoboka kuba yenda hari abaka amafagitire menshi kundusha, numvaga ko yenda bidashoboka ariko barampamagaye muri abo banyamahirwe batomboye. Hari nama wagira abandi badasaba fagitire ya IBM cyangwa se abacuruzi badashaka gutanga fagitire ya IBM? Umucuruzi urumva byagakwiye kubitegeko, ariko n'umukiriya nawe akamenya yuko agomba kwaka iyo fagitire kuko ni inyungu ku gihugu cyose. Tombora ya IBM irakomeje. Hano turi kumwe n'umwana muto cyane watsindiye ibihembo muri IBM. Uratangira utwibwira, utubwire n'icyo watomboye. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Niyomugeri Gustave, banaturitse Musanze, nkaba natomboye televiziyo ya flat nini cyane ya rutura. Numvishe ibyishimo bindenze mbese. Ndashimira Rwanda Revenue Authority yateguye iki gikorwa. Kugira ngo ntombore mu rugo bamuga amafaranga, bantumye kujya kugura ikarito y'isabune kuko nari narumvishe itangazo kuri radio ko ugura ikintu bakakwandikira nimero, nanjye ndabikora bama IBM bitangira gutyo nanjye ninjira mu irushanwa.
ubutumwa nagenera abanyeshuri bagenzi banjye kuko nabashishikariza kujya iwabo babaye amafaranga babatumye nko guhaha kujya bibuka gusaba IBM bakanandikisha nimero yabo nabo bakijya mu irushanwa bakabasha gutombora. waje uherekeje Gustave gufata ibihembo bya IBM upfana iki? Ni brother wanjye. Wowe witwa ndetse? Nitwa Leontine. Kuba se brother we yatsindiye televiziyo ya IBM wowe wabyakiriye gute? Vraiment byanshimishije cyane. Ubwa mbere abimbwira ko bamuhamagaye n'amati maybe ube tranquille ashobora kuba arasikamaze. Barongera muhamagara ati kutaje gufata igihembo, arahamagara ati siko ngiye kuhamagara. Ndaho tujya ibintu biri serious. Gusa ibintu byiza cyane kandi bikwereka nyine ibintu nyine ko biri serious kwa. Sizi ko nabivuga. Byadushimishije cyane famiye ku bijya byaturenze. Kuko hari kuntu ujya tugenda tugura utuntu bitarenze nawe turangura ibintu byinshi n'utu dukeya, ugiye kugura isabune, ugiye kugura amavuta kuri boutique, ugiye kugura aho kibuka kwa IBM. Aho kututuntu dukeya tugura urabona igihembo biduhesheje kinini cyane nka televiziyo flat screen ngana gutya. Hari ubutumwa wowe se waha urubyiruko ndetse n'abandi baguzi muri rusange? Ubutumwa burahari. Icyo nahereza urubyiruko burya iyo watse IBM facture ya IBM hari uruhare ubutanze mu kubaka igihugu, hari umusoro uvaho kuko iyo utatse IBM bivuze yuko nyine hari umusoro unyerejwe, kandi imisoro niyo dukuramo infrastructure zose zo mu Rwanda, ibintu byose mu Rwanda dukeneye, amashuri, imihanda, iki bivuze umucuruzi wese ajya yibuka kwaka IBM. Urubyiruko cyane cyane twe imbaraga z'igihugu twibuke kwaka IBM kuko nukubaka igihugu, tuba dutera intambwe inkunga igihugu twibuse kuyaka. Murakoze, tuzere ko ubutaha nawe uzatombora. Bien sûr, kutana njyewe. Merci. Wari uzi ko umuturarwanda wese ahava akagera kwigira ko u Rwanda agufitemo uruhare? Wakwibaza uti gute se? Reka mbamara amatsiko. Igihe cyose hari icyo uguze ukaka inyemezabuguzi yemewe, mu by'ukuri ufashije urwakubyaye kugera ku ntego yo kwihaza ndetse no kwigira. Ibyo se rero utabikora? Kwaka inyemezabuguzi gusa ubundi ukawutanza umusanzu wo kubaka urwakubyaye? Mucuruzi, nawe ntukirengagize ko iyo udatanze inyemezabuguzi yemewe uba wibye umusanzu umuguzi ahaye igihugu cye. Ikibabaje kurushaho ni uko ubaye inzitizi ku majyambere y'u Gasabo. Reka turebere hamwe uko dutera igihombo igihugu cyacu igihe cyose tutatse inyemezabuguzi zemewe. Ese wari uzi ko kuri miliyoni 11.4 z'abanyarwanda iyo abaguzi nibura miliyoni imwe gusa batatse inyemezabuguzi zabo, igihugu kiba gihombye umutungo ubarirwa mu miliyari atagira ingano? Ushobora gukeka ko ibyo ndi kuvuga ari amakabya nkuru, ariko reka mbaho urugero ruto kandi rwumvikana. Ku baguzi miliyoni imwe buri munsi, buri muguzi aramutse aguze ibicuruzwa bisoreshwa TVA by'agaciro k'amafaranga 1000 gusa, yarenza ntiyaka inyemezabuguzi, wakibaza uti igihombo giteye gute? 18% by'amafaranga 1000, TVA ni amafaranga 180. Aha ni ku muguzi umwe utatse inyemezabuguzi. Noneho rero niba abaguzi miliyoni imwe buri munsi baguye mu ikosa rimwe n'iryuyu ntibaka inyemezabuguzi, bisobanura ko igihugu kiba gihombye miliyoni 180 buri munsi. Ubwo ku mwaka igihugu kizakimaze guhomba angana na miliyari 65 na miliyoni 700, tutirengagije n'izindi ngaruka ku misoro ku nyungu ishingira ku byacurujwe. Reka turebere hamwe icyo aya mafaranga miliyari 65 na miliyoni 700 ashobora gukora ku nyungu z'abaturarwanda muri rusange. Aya mafaranga ashobora kubaka ibyumba by'amashuri birenga 1600 buri mwaka. Yakubaka kandi umuhanda ureshya na kilometero 104. Cyangwa se akaba yanubaka ibigo nderabuzima birenga 260. Aha, murabyiboneye rero ko itatse inyemezabuguzi umusanzu wa watanze wo kubaka igihugu cyawe umucuruzi awigumanira ntugere mu isanduku ya leta. Mucuruzi, nawe wibuke ko iyo udatanze inyemezabuguzi yemewe uba udiniza amajyambere y'igihugu. Munyarwanda, haranira kwigira ko igihugu cyawe, waka inyemezabuguzi yawe igihe cyose uguze ibicuruzwa cyangwa serivisi bisoreshwa, kuko ni uburenganzira bwawe. Ntutinye, ni uburenganzira bwawe kumenya niba umusanzu watanze wageze mu kigega cya leta, kuko kwaka inyemezabuguzi nibwo buryo bwonyine bwo kwizera ko umusanzu wawe wageze mu isanduku ya leta. Reka twese dufatane urunana duharanira kubaka urwatubyaye, twaka inyemezabuguzi za IBM.
twumvise ngo watsinze, watsindiye iki? Gihe bampamagaye nimugoroba bambwiye ko natsindiye flat. Flat. Televiziyo ya flat. Ubu rege kumurira iki noneho? Giye kugenda nyimanike ndeba amakuru y'isi yose. Nasaba buri wese uguze ikintu ko bagomba kumenyemeza buguzi bagashyira nimero ya telefone. Hari umuntu mwamuziranye wenda wo muri Revenue wasanga baramubwiye ati iyo flat nanjye muhembe ndayishaka. Nta numwe tuziranye. Ubwo rero abavuga gutyo urumva ko ntago ayo makuru ariyo. Ni ukubeshya. Ubundi witwa nde? Nitwa Byarimana Martin. Ko watsindiye flat screen. Nabonye flat screen nziza. Urumva bimeze gute? Wumva byishimiye bigane? Ndumva nishimye cyane kuko bampamagara ntago nahise mbyumva cyane kuko ntabwo nabitekerezaga. Ibyiza byo gusora no kuvuga ngo mu mashuri cyane cyane ngende umwarimu. Kuvuga ngo amashuri tubona amashuri, amavuriro, ibyo dukenera byose, kuvuga ngo igihugu amafaranga cyakora muri twebwe. Imwe dukora y'amafaranga dutanga dusora agaruka kubaka amavuriro, kubaka amashuri abana bakiga neza, kubaka imihanda tugatambuka neza nta byondo. Ubwo rero narinze inyungu akamaro kabyo. Ubundi burya aba bana turera nibo bayobozi, nibo bafite byinshi bagiye gukora muri iki gihugu cyacu. Urumva wakora iki nk'umurezi kugira ngo aba bana bacu bakurane umuco mwiza, ubatoze uyu muco mwiza wo gusora, umuco mwiza wo kwaka fagitire igihe cyose baguze. Nagira ngo rwose ugire icyo umbwirira abarezi bagenzi bawe, ugire icyo umbwirira abana urera, ugire icyo umbwirira ababyeyi nk'abarezi bibanze. Iki rero nkangurira nk'umwarimu, ndakangura abana nigisha, ababyeyi ndetse n'abaturage bose, abanyarwanda bose, yuko iyo dukoze iki gikorwa cyo gusora tukaka IBM, iyo tuguze ikintu cyose tukasaba fagitire ya IBM, hari amafaranga yacu twadukiriza mu isanduku ya leta izakora bya bikorwa dukenera byose, ari ya mihanda abana bazanyuramo bajya kwiga, ari amashuri, ari ibikoresho, ibintu byinshi bitandukanye. Ubwo abarezi dufatanyije umwuga, reka twese dukangurire abana babikore, babikunze, babikurane, uvuga ngo biyubakira igihugu. Ubwo ndakangura aba bana bose bari kunyumva mu gihugu hose, rwose nijya kugura na korogate cyangwa nkuko nanjye naguze ibintu bitandukanye sinamenyira nayiboneye kuko ari ibintu byinshi, uvuga ngo bajye bayaka. Abana abarezi rero mwabyumvise, muri iyi gahunda ya IBM Tombora dufitemo ibihembo byinshi cyane, harimo ibikoresho by'ishuri, harimo rwose ishakoshi nziza, irimo n'ibikoresho by'ishuri. Nagira ngo abana uko babatumye guhaha, nyabuna ntimukibagirwe kwaka fagitire yanyu ya IBM kuko birabahesha amahirwe yihuse yo kubona ibyo bikoresho. Ariko si ibikoresho by'ishuri gusa, dufitemo na laptop, mudasobwa. Murabizi yuko ubu ngubu igezweho mu burezi. Ndagira ngo buri mwana wese, buri munyeshuri, yaba umuto yaba umukuru, ugiye guhaha ntiyibagirwe kwaka fagitire ya IBM, iramuhesha gutombora na computer laptop nziza cyane. Ariko harimo na telefone nziza, harimo na telefone nziza zigezweho. Urubyiruko murabizi yuko mukunda smartphone kugira ngo rubafashe, abato abakuze, ariko natwe twese turazikunda. Nagira ngo ibyo bihembo nabyo bya smartphone rwose ntimubibure. Ariko rero harimo TV screen nziza cyane, nziza kandi nini. Abari barabuze ubundi buryo bwo kuba bahita bazigura mu buryo bwihuse, ubu ikigo cy'imisoro n'amahoro cyabahaye uburyo bunyarutse bwo kubona ibyo bikoresho, bwo kubona iyo TV screen wari umaze igihe wibaza ngo wazayigura ryari. Weho ugenda ugure, aho uguze wake fagitire, ubibutse bashyireho nimero yawe ya telefone gusa, ubundi uhite winjira mu banyamahirwe b'ibyo bikoresho byose tubabwiye. Ntimucikwe, Tombora na IBM ni iyanyu, ni iyacu, twese biratugarukira. Murakoze. Ntucikwe rero, Tombora irakomeje ndetse n'ibihembo biracyari byinshi. Rero dukomeze twiyubakira igihugu binyuze muri fagitire ya IBM. Naho ubutaha.